ibindi noneho nanone nicyo bita mu izina ryacyo bwite bita Viagra naturel. Yego, Viagra naturel. Ubwo rero Viagra wenda n'izina nkuko nabivugaga, buriya hari abantu bashobora kuba bafite ikibazo cyo kudashobora imibonano ariko batazi naho bashakira imiti, batari incakura, batazi n'uburyo batazi nuko niyo Viagra ibaho. Noneho ingorane irushijeho kuba mbi nuko ibyo bitibasira abakuze gusa, ahubwo byageze no mu rubyiruko, uburyo ushobora gusanga umwana w'umukobwa n'umusore bashyingiranwe ariko ugasanga imibonano irabananiye, bwa bushake iruba rikazamuka, bakagurumana, bagahorana ikintu kimeze nk'umuriro muri bo, bahora bashaka imibonano, bakora biriya bintu bita kwikinisha, masturbation cyangwa se masturbation. Noneho rero akazagera igihe cyo gushinga urugo nka prostate yarananiwe bitewe no guhora yikinisha, kuvuga ngo nk'ubwonko burashegeshwa, sohora arangiza buri munsi kandi prostate ikoreshejwe aganyo irananirwa. Noneho hari izindi mpamvu zishobora gutuma ubundi iyo umuntu yananiwe imibonano haba habayeho ikibazo cy'imisemburo ngengamubiri, iyo bita za hormone, iba yagabanutse ikajya munsi y'urugero rukenewe. Birakemuka cyane rwose, birakemuka. reka tubasuhuze, tubifuriza ibihe byiza. Iyi ni Iwacu Africa. Iwacu Africa ni channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ndetse tukaba tugiye kugirana ikiganiro n'usanzwe akorera ibiganiro bitandukanye kuri channel ari buze kuza kutubwira, ariko sinagomba nabaze kuyitubwira nanjye nayibabwira. Ubuzima butoshye nayo channel yitwa Ubuzima Butoshye. Ikiganiro muragisanga kuri Iwacu Africa ndetse no ku Buzima Butoshye. Ku nshuro ya mbere abakikubona kuri iyi channel yacu ya Iwacu Africa, tuguhaye ikaze wibwire abadukurikiye. Murakoze cyane, murakoze kandi na ngombwa kwivuga no kuha ikaze abadukurikirana, haba nyine kuri Iwacu Africa ndetse no ku Buzima Butoshye. Amazina ni Diogene Bikorimana. Nsanzwe ntanga ibiganiro bitandukanye cyane cyane ku birebana n'iby'ubuzima, iby'amagara mazima, uko twafata neza ubuzima bwacu, ndetse no mu yandi mashami atandukanye y'imibereho ya mwene muntu, cyane cyane nk'imibereho y'abagize umuryango, uvuga mbese ngo imibereho n'imibanire y'abagize umuryango. Aho ngaho niho hazamo nyine na biriya by'amagara mazima, uko ubuzima bwabo bumeze, ariko nanone n'imibereho yabo, imibanire yabo, kuko nabyo bigira uruhare mu gutuma umuntu agira ubutaraga, agira ubuzima bwiza. Hanyuma hakaza n'ibindi by'iyobokamana n'ibindi bitandukanye. Ubu rero muri aka kanya ho ndagira ngo turi mu birebana n'iby'ubuzima, iby'amagara mazima, uko twagira ubuzima bwiza. Tuguhaye ikaze Bikorimana Diogene. Murakoze cyane. Iyo uvuze amagara mazima uba ushaka kuvuga iki? Iyo tuvuze amagara mazima ubundi bikubiyemo ibintu byinshi birumvikana, ariko muri magufi mu ncamake kugira ngo turase ku ntego twe gutinda mu bintu n'ibindi. Abantu twese turiho mu isi tuba dufite ubuzima, no kuvuga ngo turi ibinyabuzima. Bisaba rero ko ubwo buzima ufite buba buzima nyine. Mu Kinyarwanda dukoresha ijambo ngo amagara, ubuzima nibwo twita amagara. Bisaba ngo bwa buzima bugire, ariko nanone buba ari ubuzima buzima, ari amagara mazima, kuko hari benshi bariho ariko atari bazima, bagenda ariko barwaye, bararembye, barashegeshwe. Bisaba rero ko umenya ibishoboka byose wakora kugira ngo ugire ubuzima butaraga, ugire ubutaraga, ugire ubuzima bwiza bushoboye kugera ku byo ubereyeho mu isi, ku bitumye ubaho mu isi. Ugomba gusoza inshingano zawe, izo wifite wowe ku giti cyawe, izo ufite ku bandi, n'izo ufite ku mana yawe. Mu biganiro byinshi nagiye nkurikira kuri channel ukiraho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubuzima, niyo mpamvu kuri uno munsi wa none turi hamwe kuri uyu munsi. Udusobanurire ikitwa kugira amagara mazima, atari kuba umuntu agenda gutya gusa, kuko buri muntu ashobora kuba agenda ariko atari muzima. Ni iki kiba gisabwa kugira ngo umuntu agire amagara mazima? Hari byinshi bisabwa. Ubundi biba bisaba ko buri rugingo rugize umubiri wawe, rugize impagarike y'umuntu, ruba rukora neza. Cyane cyane by'umwihariko hari ingingo z'ibanze cyangwa se imyanya y'umubiri yibanze, ya yindi igira uruhare mu mikorere y'izindi ngingo. Vuga ingingo zose ni iz'umubiri, ariko zose ntabwo zihwanyije inshingano mu mubiri. Hari iziba zigomba kugira uruhare rw'ibanze kugira ngo izindi zishobore gukora neza. Ubwo harimo nk'ubwonko. Ubwonko nibwo kamashini kari mu mubiri, gateretse mu gisanduku cy'amagufwa y'umutwe,
buyobora imikorere y'ingingo zose aho ziva zikagera z'umubiri. Bivuga ngo buhungabanye mu kumba runaka kabwo, ubwo urugingo rukoreshwa na kakumba narwo imikorere yarwo irahungabana. Wenda hakabaho nk'umutima nawo imikorere yawo ni iy'ingenzi, kuko iyo ihungabanye hari byinshi byonona mu birebana n'imikorere y'umubiri isanzwe. Wenda nk'ingero twatanga, ubwonko akumba gashinzwe gukoresha imyanya myibarukiro cyangwa se ingingo zishinzwe imyororokere mu mubiri w'umuntu. Yego. Ako kumba karamutse gahungabanya kakagira ikibazo cyangwa kagakorana imbaraga nke zikagabanuka, ubwo ibirebana n'imibonano haba ku mugore haba ku mugabo biba bigiye guhura n'akaga. Yego. Nanone umutima udakoze neza, ubwonko bushobora kuba bufite wenda imikorere yajyaga kuba myiza, uretse ko nanone iyi mikorere y'umutima itari myiza, niyo ubwonko nayo irahungabana. Ariko umutima nawo wakora nabi, amaraso yagenda nabi mu mubiri, n'ubundi za ngingo zishinzwe imyororokere ugasanga imikorere yazo yahungabanye, mbese ugasanga bibyaye akajagari mu birebana n'imikorere. Niho wumva wenda ngo imibonano yananiranye cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Uravuze ku gice cy'ubwonko ati hariho urugingo hari igice gishobora guhungabana bigatuma ndetse n'izindi zigahungabana. Mpise nkururira cyane ku kijyanye n'icyo uvuze ati ndetse n'imyanya myibarukiro ikaba ishobora kugira ikibazo. Muri iki gihe hari igihe ushobora gusanga nk'abantu benshi hari ibyo bakoresha ku bijyanye, tuvuge no kugira ngo bashobore kuba bagira ubushake bushingiye ku myanya myibarukiro, cyane cyane tuvuge ku gitsina gabo, bakaba bashobora gukoresha ibintu bishobora wenda kuba byabatera kugira izo mbaraga za kimuntu cyangwa se za kigabo. Ese ntabwo baba bafata wenda urugingo akaba ari rwo bitaho atari narwo rufite ikibazo, shingiye kuvuga ati ako gasanduku kabitse ubwonko iyo kagize ikibazo n'imyanya myubakire igira ikibazo? Icyo ni icyumvikana neza cyane. Icyo ni icyumvikana kuko mu bihe turimo muri iki gihe twebwe muri iyi minsi duhagazemo, icyo uvuze ni cyabaye nk'icyorezo. Nako ni icyorezo, ahubwo ntabwo ari nk'icyorezo, ahubwo ni icyorezo ku bantu benshi batuye muri iyi si, baba abagabo baba abagore. Ubwo ni ukuvuga ngo ibirebana n'imibonano y'abashakanye ni ibintu byahungabanye cyane, ku buryo benshi baba bagenda ariko baranyuzwe, akaba yaremeye urwaje gusa, akanyurwa no ku byago byamugezeho, byararangiye. Ni ukuvuga ngo bitakimushobokera kandi akaba yaranyuzwe, yaba umugore akaba yaranyuzwe n'umugabo akaba yaranyuzwe, bakaba bibereye aho ngaho nta kundi. Noneho ingorane irushijeho kuba mbi nuko ibyo bitibasira abakuze gusa, ahubwo byageze no mu rubyiruko, ku buryo ushobora gusanga umwana w'umukobwa n'umusore bashyingiranwe ariko ugasanga imibonano irabananiye, biranze pe. Waba hari impamvu nyinshi zitandukanye ziba zarabiteye. Rero wenda impamvu zishobora kubitera nizo ndajyaho kugira ngo twumve bimwe umuntu ashobora guhura nabyo kugira ngo igikorwa cy'imibonano y'abashakanye. Izo mpamvu zishobora kuba zihari bo ubwabo batazi ko ari nazo. Ni nacyo kibazo, kuko iyo bamenye impamvu ziriho, burya no kuzikoma mu nkokora abantu bafite ishyaka ryinshi ryo kugira ngo bagire ubuzima bwiza barabikora, ariko kubw'uko batazi impamvu, noneho no kugira gutinyuka. Kandi ko gutinyuka nako gusanga kagoye benshi, ku buryo ahitamo kubana indwara aho kugira ngo abe yayirata, yibwira umuganga, yibwira umuntu. Gutinyuka kuvuga ikibazo afite, agatinya kuvuga ikibazo afite, agatinya kukigaragaza, bikaba ikibazo rero nabyo, kuko ubwo nyine nibwo avuga ngo njye naranyuzwe, ariko ntabwo ari ukunyurwa, ahubwo kwa gutinya gutuma ubyakira gutyo kandi ubangamiwe. Byari mu Kinyarwanda bavuga ngo kunyurwa amanuma, akaba yaranyuzwe n'ibitagize icyo bimufashije, akemera urwamubayeho. Ni ukwemera urwamubayeho, ariko atananyuzwe mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo arabyemera ariko bikaba binamubangamiye, agahorana ipfunwe imbere y'uwo bashakanye, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga rero ni ikibazo. Rero hari impamvu nyinshi zishobora kubitera. Ubwo nari nkomoje nko ku bantu bakiri bato b'abasore ho, reka abari naho mpera. Ahanini iyo umuntu ageze mu myaka y'ubwangavu cyangwa se ubwo abangavu nyine bari abakobwa bageze muri ya myaka yo kuva mu bwana bagiye kwerekeza mu busore, ariko bageze muri cya gihe cy'inzibacyuho cya transition bita ngo ni ubwangavu. Hanyuma noneho abasore ubwo baba bitwa ingimbi. Guhera muri icyo gihe rero, ubwo ingingo zari zishinzwe imyororokere zasaga n'izisinzire muri ya myaka yo kuba ari abana, zitangira gukanguka. Zakanguka rero, bwa bushake iruba rikazamuka, bakagurumana, bagahorana ikintu kimeze nk'umuriro muri bo, bahora bashaka
imibonano, bamwe bahita bagwa mu ruhande rw'ubusambanyi, abandi bagahitamo gusa naho bikemurira ikibazo ariko nabwo mu buryo butari bwiza, bakora biriya bintu bita kwikinisha, masturbation cyangwa se masturbation. Iyo babikoze rero bigenda bishegesha ingingo zakagombye kuzagira uruhare mu gutuma izo ngingo zikora neza, gutuma imyororokere ikora neza, ikora neza, ingingo zishinzwe imyororokere zikora neza. Ni ukuvuga ngo nk'ubwonko burashegeshwa ku basore, za prostate igashegekwa kandi ikananirwa imburagihe, noneho rero akazagera igihe cyo gushinga urugo nka prostate yarananiwe bitewe no guhora yikinisha, asohora arangiza buri munsi kandi prostate ikoreshejwe agahanyu irananirwa. Ubwo rero ikoreshejwe agahanyu, ni ukuvuga ngo no mu mibonano y'abashakanye n'umugore n'umugabo babana bakagombye kugira inshuro runaka bakora imibonano, inshuro ntarengwa mu cyumweru. Wazirenza ukaba uzi ngo prostate yawe uri kuyangiza, uri kuyikoresha agahanyu, ikazasaza imburagihe, igatuma habaho bya bindi mu kinyarwanda bita ngo ni uguta umuhoro imburagihe. Agahanyu ni ukuvuga ngo ni ugukoresha imbaraga z'umurengera, gukora imibonano inshuro nyinshi. Ibyo bituma umubiri unanirwa. Wenda kugira ngo abantu babyumve neza, ubundi iyo umugabo akoze imibonano inshuro imwe gusa, kurangiza inshuro imwe gusa, biba bimutwaye imbaraga zingana n'izo wakoresha wirukanse ibirometero 6, ukoresha imbaraga zose inshuro imwe gusa. Ibaze rero inshuro 2-3, ubwo ibirometero 50 uba ukoresheje muri ako kanya, imwe ihwanye no kuba wakora ibirometero 6 wiruka. Ni ukuvuga ngo ubwo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina akarangiza inshuro 3 mu ijoro, cyangwa se ubwo bari mu birometero, ni nk'uwirutse ibirometero hafi 20. Numva ni ibirometero 18. Ubwo ni 1/2 cya marato, hafi 1/2 cya marato muri make. Murumva rero imbaraga bakoresheje. Noneho rero hera kuri ba basore baba bafite iruba ryinshi cyane ku buryo ashobora kwikinisha inshuro nyinshi. Ibyo biba ari cyo. Noneho kwikinisha by'ubwabyo byonona ubwonko, byonona umutima, byonona impyiko, byonona umwijima, byonona ingingo zishinzwe imyororokere, harimo prostate ndetse n'izindi ngingo nyinshi, ku buryo ushobora gusanga ageze igihe cyo kubaka urugo ariko yarazahaye, mbese yarashaje mu bwonko, yarashaje mu birebana n'imikorere y'ingingo zishinzwe imyororokere, akaba agaragara nk'umusore mu by'ukuri ariko ari umusaza mu mubiri no mu ntekerezo no mu bwenge, n'ubwenge bwarapfuye ku buryo ushobora gusanga hari n'abageraho babirimo bitewe n'icyo gikorwa cyo kwikinisha. Ukamubona umusore arahagaze ariko ahandi yarashaje, ahandi hose yarashaje, ahagaze ku isura gusa. Noneho wenda icyo nicyo nari mpereyeho kuri bariya abantu b'urubyiruko, kugira ngo banabyumve ko harimo ingaruka, ko benshi bumva ko baba bikemuriye ibibazo ariko ntibakamenye ko biteje ibindi. Ikindi umuntu wakunze kwikinisha niyo yashobora imibonano agishaka, ariko agera mu myaka yakagombye na kuba nk'igikwerere, myaka ya za 40 ugasanga karahagaze burundu, yataye umuhoro imburagihe. Noneho hari izindi mpamvu zishobora gutuma imyanya ishinzwe imyororokere cyangwa se imyanya myibarukiro ikora nabi. Hari imyaka, ni ukuvuga uko umuntu agenda akura mu myaka, intege zigenda zibanye, ubushobozi bugenda bugabanuka, cyane ko n'ubushobozi bw'ubwonko burya buba bwagabanutse, umuntu agenda arushaho gusaza, imbaraga z'ubwonko zikagenda zigabanuka, harimo na kakumba gashinzwe kunoza imikorere myiza y'ingingo zishinzwe imyororokere cyangwa se imyanya myibarukiro. Ubwo rero uko umubiri ugenda usaza, uko imbaraga z'umubiri zigenda zigabanuka, ni nako n'ubushobozi mu birebana n'imibonano y'abashakanye nabwo ugenda bugabanuka. Hari izindi mpamvu zikomeye wenda ku bakiri bato, ku buryo ushobora kuvuga uti ngese ko nashaje, ko nafite imyaka myinshi, ariko kubaho udakora imyitozo ngororamubiri, siporo. Ariko siporo nayo buriya tuzagira igihe dukora ikiganiro, kuko hari abantu bumva siporo bakumva ko ni ukwirukanka ibirometero byinshi, ni ugukora imyitozo yo kwinaniza cyane, akumva yakoresha imbaraga nyinshi, akumva ko iyo ngiyo ari iya siporo gusa, ku buryo atakoze indi yumva ko ntacyo yakoze. Tuzareba nka siporo nziza ushobora gukorera n'iwawe, yewe no mu cyumba cyawe cyangwa iwawe mu rugo, zitakunanije, kandi akaba ari siporo nziza cyane ku birebana no gutunganya imikorere y'impagarike y'umubiri w'umuntu. Noneho ubwo kudakora imyitozo ngororamubiri, murumva ko hari indi mpamvu ishobora kubitera nanone, ni imirire ikennye cyangwa se indyo ikennye ku mbuto cyangwa se ku matunda. Niyo mpamvu wenda mu miti turaza kubona y'umwimerere, turaza kubonamo nk'uburyo umuntu ashobora kuvanga imbuto runaka akaba akoze umuti
nka ya miti wavugaga nyine abantu bajya kugura muri farumasi, akaba akoze nk'ibyo bita Viagra naturel. Uvuga ukaba ugiye gukoresha Viagra ariko atari ya Viagra yo mu mafarumasi, ahubwo akaba ari Viagra y'umwimerere naturel. Ubwo rero iyo ukunda kurya kugira imirire ikennye ku mbuto, aho ngaho nawe ushobora ku ntungamubiri zo gufasha ubumuntu. Ariko intungamubiri zivuye mu mbuto by'umwihariko, hari intungamubiri muri rusange ariko hari n'izivuye mu mbuto muri rusange. Ubwo abantu badakunda kurya imbuto muri magufi nabo bashobora guhura n'icyo kibazo. Hakaba n'abandi bantu rero bashobora guhura n'icyo kibazo, ni abantu bafite imibiri irimo ibyonnyi byinshi. Urugero ibyonnyi ni ukuvuga za free radicals ndetse n'ibyo bita amatoxine. Ingero ni nk'abantu bakunda kunywa itabi. Buriya itabi rivamo ibyonnyi byinshi byonona umubiri w'umuntu, uhereye ku bwonko birumvikana n'umutima n'izindi ngingo. Ibyo byonnyi nabyo bishobora kuba impamvu. Abandi ni abanywa inzoga. Hari n'abajya bumva ko ahari kugira ngo bashobore imibonano ari uko baba bagasomye. Ibyo kubera ko inzoga ari excitant, ni kimwe mu bikangura umubiri, gikangura umubiri mu gihe runaka wazageraho noneho ahubwo bwa bushobozi kikagenda kiwumunga kugeza igihe buzashira burundu. Mu byo ni waruvuze gena ari nketsemo n'inzoka. Inzoka nka za mibe cyangwa se izindi nzoka nazo zishobora kubitera, ni ukuvuga uburwayi. Ubwo bari mu cyiciro cy'uburwayi mu yandi magambo, kuko hari uburwayi bushobora kuba intandaro, umwijima, impyiko, inzoka zo mu nda, izo za mibe n'izindi zishobora kubitera. Noneho hakaza ubwo nayivuze ibyonnyi za free radicals zishobora gukomoka mu itabi, mu nzoga, mu myuka mibi duhumeka, mu miti yo kwa muganga twibuganizamo, harimo n'izo za Viagra nyine n'izindi zose bashobora gukoresha, harimo n'ibindi byinshi cyane, ibintu by'imyanda byose biza kwanduza amaraso. Ibyo bishobora kuba intandaro iyo bibaye byinshi mu mubiri. Hakaza nka stress naryo ni ijambo rikunze kumvikana kuri benshi kandi yabaye gikwira. Ubwo rero aya stress, ibi bintu byose bidutera imihangayiko ya buri munsi, nabyo ubwonko haraho bugera kwihangana bikananirana. Noneho gushobora kugenzura imikorere ya za ngingo z'umubiri, harimo na za zindi zishinzwe imyororokere, bigasa naho bibunaniye. Ugasanga rero umuntu yananiye imibonano, nta kintu cyabiteye, bitewe n'amasire ibyo yirwamo. Nibaze nka stress mfite rero biraza guhagarara. Ariko hari ibizimara, hari ibyo ushobora gukoresha stress ikagabanuka, kabone nubwo waba uba mu bizigutera ariko zikagabanuka. Noneho rero ahasigaye gahunda z'umubiri zigakomeza nk'uko bisanzwe. Noneho hakaba n'ibindi bintu nko ku bagabo, prostate nayo ishobora kuba ifite ikibazo. Ubundi iyo umuntu w'umugabo ageze mu myaka hejuru ya 40, ubushobozi bwa prostate butangira kugenda bugabanuka. Iyo utariye neza, ni ukuvuga ngo iyo utariye ibyo kurya bikungahaye ku bituma prostate idashobora kurwara, biyitera kugumana ubutaraga, icyo gihe ushobora gukurizamo kuyirwara, ikaba yabyimba cyane, cyangwa se ikadara, ikananuka, mbese ikaba ntoya cyane, icyo bita hypertrophy prostatique. Noneho rero iyo ibaye ntoya cyangwa se ikabyimba cyane, ibyo bishobora gutera ikibazo, ariko no mu mbaraga ubwazo ishobora kugabanuka. Ariko hari ibifasha abantu kugira ngo prostate igumane imbaraga zihagije, byinshi wenda turashobora kuzabibonaho. Ariko hari nk'imbuto ushobora gukora, ugafata nka chou-fleur, itomati cyangwa se inyanya, ugafata ibyo bita igihaza ndetse n'ibyo bita flax seeds. Ibyo ngibyo byose bivanze ugakora ji yabyo, tuzareba uburyo babikoramo neza. Ibyo ngibyo bishobora gutuma prostate ikora neza. Hari ibindi biribwa za soya, ibintu bikungahaye kuri vitamine E, ibyo byose nibishobora kunganira prostate ku buryo ishobora kugumana ubutaraga bwayo. Ibyo byose rero navuze bishobora gutuma hagabanuka. Ubundi iyo umuntu yananiwe imibonano, haba habayeho ikibazo cy'imisemburo ngengamubiri, ibyo bita za hormone, iba yagabanutse ikajya munsi y'urugero rukenewe. Noneho rero ibyo byose narivuze rero biri mu mpamvu zishobora gutuma hormone zishinzwe gukoresha neza za ngingo z'imyanya myibarukiro. Vuba hormone ni icyo bita imisemburo ngengamubiri. Iyo rero zagabanutse, nk'izi mpamvu navuze, bitewe n'izi mpamvu navuze, bishobora gutuma imibonano ikunanira. Hari igihe ujye kubona, urabona nk'icyo wahereyeho cyo kuvuga ati wenda kampere ku batoya ku myaka runaka y'abantu bagishakana, ugasanga barashakanye ariko icyo gikorwa ntabwo kishoboye kugenda neza, ndetse ugasanga wenda tuvuge, ariko se biba bishoboka ko
abo ngemenyereye nzi ko bashobora gukora amahano nkayo cyane cyane ni ku gitsina gabo bashobora kugira ibyo bintu byo kwikinisha ku buryo bishobora n'abakobwa barabikora cyane barabikora mu buryo butandukanye ariko barabikora nabo kandi nabo bikabatwara imbaraga ku rugero rumwe n'urw'abasore nyine baba babikoze. Noneho tuvuge bageze nko mu myaka runaka cyagiye nyine cyo kuba barashakanye ugasanga batangiye gukoresha bya binini nigeze kukubwira mbere y'ikiganiro bya binini bya za Viagra gukoresha n'ibindi bintu bishobora gutuma agira ubushake bwo kugira ngo kiriya gikorwa cyo kubaka ku bashakanye gishobore kugenda neza. Abo ngabo ndatuvuge n'abakiri ku myaka yo hasi. Noneho uravuze uti hari abantu bafite hejuru y'imyaka 40-45 bitewe n'ubukure prostate bikagabanuka mu bushobozi bituma ubushobozi bw'imibonano bugabanuka. Yego, none se aho ngaho hari ahantu nyine ku mpande zombi wenda turebe wenda abona abakozi kuri bariya baba barabyitwayemo nabi bakiri ku myaka yo hasi biba bishoboka ko byakemuka? Birakemuka cyane rwose birakemuka, ariko mu kubikemura ugomba kwigengesera ukirinda gukoresha ya miti yita nyine medicament chimique imiti ivugura mu mafarumasi imiti mvaruganda ariko mu buryo bwiza ni kuko hari indi bashobora gukorera mu Rwanda ariko yo itari umwimerere yari umwimerere ikabikoze nk'iriya ariko atari iyo miti nayibaho iyo bita medicament naturel itari chimique itari medicament chimique nayo rero bishobora kuba imvaruganda ariko ari umwimerere ikozwe n'umwimerere 100%. Noneho hakaba n'ubundi buryo ushobora gukoresha ni imirire, kuko ahanini indwara ziriho mu gihe duhagazemo ni indwara tujya twita iz'iterambere, ni ingaruka z'iterambere turimo. N'iyi mirire turi kuvuga itaboneye nayo ni ingaruka z'iterambere rigezweho. Ibyo rero bituma witabaza ahanini gukosora imirire yawe. Ni ukuvuga ngo wakwitabaza imirire hanyuma n'aya miti y'umwimerere nayo ukaba wayikoresha. Wenda iyo abantu bashobora kuzagira igihe tukajya tuyifata wenda tukareba ubumwe n'akamaro kawo n'impamvu ugira akamaro ibiwugize n'imbaraga bifite n'ubushobozi bwabyo ku mikorere y'umubiri w'umuntu. Hanyuma noneho rero tukareba n'ibiribwa ubwabyo ko hari ibiribwa ushobora gukoresha, hari ibiribwa ubwabyo biba bifite ubwo bushobozi bwo kuzahura imikorere y'ingingo zishinzwe imyororokere, ni ukuvuga ngo imibonano igashoboka nta kibazo. Noneho hakaba n'ibyo ushobora gukora byo kuvanga imvange combination yabyo, wamara kubivanga noneho rero bikagenda byuzuzanya mu mbaraga ku buryo bakubwira ngo ikinyobwa runaka ibiribwa runaka ibi bishobora gufasha umuntu ahasigaye umubiri ukazahuka ukongera ugasubira imbaraga za gisore. Kuri bari abatoya baba baragize igikorwa baba batoya baba n'abakuru yego nicyo kintu nashaka kumva. Ni ukuvuga ngo ibyo uriya mutoya ashobora gukoresha bitewe n'imyitwarire yagize itari myiza ituma ingingo ze zangirika, n'uyu mukuru uhuye n'izabukuru atarabyitwayemo neza habaye gukoresha ibimera cyangwa se gukoresha imbuto bifite intungamubiri. Yego, ni ukuvuga ngo bashobora kongera gusana amagara mazima ku buryo rwose gusa izo mvange zishobora kunyurana bitewe n'ikibazo buri wese afite. Ikindi nanone igihe babikoresha nabyo bikaba bishobora gutandukana, icyo gihe kikaba gishobora gutandukana bitewe nyine n'uburemere bw'ikibazo. Ubwo ashobora kuba umubiri warashegeshwe cyane, atari ukuvuga ngo ni imyaka, wenda navuga ngo warashegeshwe cyane ukibwira ngo ubwo abageze mu zabukuru nibo baba barashegeshwe cyane, ahubwo bitewe n'icyabaye impamvu cyabaye intandaro. Hari igihe waba uri n'umusore ariko niba byaratewe no kwikinisha bikaba ikibazo, niba byaratewe n'amastress gusa ayo mastress yagabanutse ikibazo kirakemuka. Ariko hari igihe waba warikinishije cyane kugeza ubwo ushobora kugera ku rwego umubiri wawe washegeshwe ndetse kuruta umusaza w'imyaka nka 60. Hari ikintu twigiye ugeze kuvuga, uvuze iki kintu cyo gushegeshwa, ugeze kuvuga ati agace gatoya k'ubwonko hari igihe kananirwa bigatuma n'igikorwa kigenewe abashakanye kidashobora kugenda neza. Noneho uza kuvuga no ku kintu kijyanye na prostate. None se ni ukuvuga nk'uko kwikinisha binaniza ubwonko ndetse bikabishobora no kunaniza prostate n'izindi ngingo. None ni ukuvuga ngo ibyo byombi iyo byaba byananiwe bishoboka ko bishobora kugaruka n'ubundi kugaruka mu buzima bwabyo, hakabaho ukwisana habaye gukoresha ubwo buryo bw'ibikomoka ku bimera. Nibyo naringiye kuvuga rwose. Yego, uburyo bwo kubusana birashoboka cyane rwose, ku buryo nk'iyo usomye ibitabo bimwe
nk'igitabo cyitwa la santé par les boissons, ni ukuvuga ubutaraga dukomora mu binyobwa, kuko ibinyobwa bavuga ni bya bindi by'umwimerere, ntibibwire nk'ubwo bari kuvuga kanyanga cyangwa ikindi kintu. Noneho hakaba n'ikindi bita la santé par les aliments, ubutaraga dukomora mu biribwa, nk'ibyo bitabo. Ariko hariho n'ibindi nk'igitwa encore sans healthy body n'ibindi byinshi cyane ushobora kubyitabaza bikagira icyo bikubwira. Ariko njye ndaza kubabwira mu ncamake y'ibintu bikeya dushobora gukoresha, niba ngombwa na tuzongere tubigaruka tubivuga mu magambo arambuye. Ariko ndaza kuvugamo bike rwose by'ingero ushobora gukoresha. Urugero rw'ibyo ushobora gukoresha ni nk'ikinyobwa bita Vitalite Recouvrée mu gifaransa. Vitalite Recouvrée. Ubwo wenda mu cyongereza umuntu agenekereje ni Recovered Vitality. Ubwo ni bisobanuye ngo ni ubutaraga wagaruye, ni ikinyobwa gituma ugarura ubutaraga bw'umubiri wawe cyangwa se bw'impagarike yawe. Iki kinyobwa kiroroshye kugikora, wenda kereka uramutse ubuze bimwe mu bikigize, ni ukuvuga nk'amatunda cyangwa se imbuto bita grenade. Grenade benshi kubwo kutazimenya, kudazisobanukirwa, zikunda kuvamo jus bagura yitwa grenadine. Kugira ngo abantu babyumve neza, ibitukura cyane nk'amaraso, nazo ubwazo imbere ziba zitukura. Izi za grenade zirakoreshwa cyane, hagakoreshwamo marakuja ndetse n'amazi. Hari n'ikimera bita maka ushobora kuvangamo. Ibi byose rero buri kimwe kigiye kigira uruhare mu birebana no gukosora ubwonko ndetse no gukosora imyanya myibarukiro. Ubwo nk'icyo ngicyo, ubwo ukoramo umutobe muri makeya, ukoramo umutobe, wenda tuzajya tugenda tureba nk'uburyo dushobora kuwukora, tugakora ikiganiro cyabyo gusa tukavuga ngo tugiye gukora aka n'aka dukora uyu mutobe. None se icyo kimera cya grenade kiraboneka mu Rwanda? Kiraboneka, ahubwo abenshi ntabwo baba bakizi. Hari n'ababa bafite mu bipangu ariko batazi n'akamaro kabyo, bakumva gusa ngo ni imbuto zitwa ngo grenade. Grenade muri Bibiliya ni mu bisoma uzasanga bazita amakomamanga. Amakomamanga cyangwa se grenade. Ubwo rero havamo umutobe juice bita grenadine. Hanyuma noneho rero iyo ari umutobe w'umwimerere ushobora kuwukoresha nubwo utabona izo mbuto, ariko igihe ari umwimerere wawukoresha. Hanyuma noneho rero ugakoreshamo na marakuja. Marakuja nayo igira uruhare. Marakuja nibyo bita fruit de la passion, passion fruits. Iyo fruit de la passion cyangwa se passion fruits mu cyongereza cyangwa se marakuja, igira amazina atandukanye abantu bajya bayita ukurikije akarere n'agace bakomokamo. Iki ni itunda rigira uruhare mu birebana no gutunganya intekerezo z'umuntu no gushyira ubwonko kuri gahunda mu bisanzwe. N'amababi yabyo n'indabyo ushobora kubikoresha nabyo bikakugira akamaro. Hanyuma noneho rero ukaba indabyo za marakuja n'ibirayi byabyo, biriya bigozi bizaho amababi n'indabyo mbere yo kuzana amatunda, umuntu ashobora kubikoresha bikagira akamaro. Hari uburyo bitogosamo nabyo bikagira uruhare mu gukosora ubwonko no kubushyira kuri gahunda mu mikorere yabwo. Mu gukosora ubwonko ni ukubahuye n'icyo kibazo gusa cyo kwikinisha cyangwa se bageze mu zabukuru, cyangwa se byaba ari no gufasha ubwonko mu buzima busanzwe? Twabonye ko bishobora kuva ku birebana n'ubutaraga bw'umubiri. Ubundi iyo ubwonko bwagize ubutaraga n'umubiri wose uba muzima. Ikindi hari igihe byaba byatewe n'amastress yo ni rusange mu bantu. Ayo nayo ubwo birakosora bigatuma ubwonko bwawe bugaruka kuri gahunda. Hari igihe biterwa n'umunaniro, hari igihe biterwa n'ibibazo byagutesheje umutwe, bihungabana runaka. Ibyo nabyo ni kimwe mu biribwa, ni bimwe mu matunda ashobora gukosora ibyo bibazo. Cyangwa se bikaba byaterwa n'uko ubwonko bwashegeshwe bikomotse kuri bya bindi byo kwikinisha nyine, cyangwa se bitewe n'imyaka. Ibyo byose baba bageze mu zabukuru baba batoya, ni itunda rigira uruhare mu gukosora imikorere y'ubwonko. Ibyo rero ikinyobwa cyavuyemo murumva ko kiba gifite akamaro. Hari ikindi kinyobwa nanone bajya bita puissance 4. Puissance 4 cyangwa se ubwo babyita ngo ni imbaraga ya 4 ugenekereje mu Kinyarwanda, ariko nuko cyitwa nyine ubwo bagihimbye baba bafite amazina baba baragihaye. Impamvu yacyo cyita gutyo. Rero ni ikinyobwa bashobora gukora bifashishije ubwoko bumwe bw'amashu yitwa amashu atukura, shu rouge. Aya mashu cabbage yabahinga cabbage ariko atukura, kuko amashu harimo ubwoko butandukanye. Hari cabbage zisanzwe, hari n'iriya abafite ibara ritukura ubwaryo wagira ngo amazi avuyemo abasa n'amaraso n'ubundi. Hari n'izindi mboga bita asperge,
ngo biba bisaba kwereka abantu amafoto kugira ngo bajye babibona barebe uko ziba zimeze. Izo nazo uzikoreshamo, hanyuma noneho ugakoreshamo na ginger cyangwa se gingembre, ni ukuvuga tangawizi. Ibyo ngibyo nabyo urabivanga bikaba byaguha imvange nziza cyane, ndetse mu kubiryoshya ukaba ushobora gushyiramo ubuki cyangwa se ugakoresha isukari ikiri mu rwego rw'ibyo bita melasi. None se izo red cabbage, ayo mashu atukura iyo araboneka genge nyabona araboneka cyane, ntabwo ari gikwira kubera ko abantu benshi ntibaramenya akamaro kayo. Bajya mu isoko bakagura amashu akabazi ngo kurya amashu gusa, ariko ntakamenye ko harimo n'umuti. Impamvu rero abantu benshi ntibayazi, ariko araboneka, arahingwa mu masoko amwe namwe ushobora kuyisangamo. Ariko abantu kubera ko baba batazi akamaro kayo, ubwo umuntu urya amashu akajya mu isoko akagurisha gusa tugakaranga, ariko ayarya atazi ko aricyo ari wo muti wa mbere w'igifu. Urugero ndaguha n'iriya shuruje rero abantu benshi ntabwo bazi akamaro kayo. Hari n'akandi kamaro kenshi ifitiye umubiri w'umuntu. Hari abantu benshi kubera ko bataramenya akamaro kayo, niyo mpamvu ubona no mu masoko arimo ubwo bwoko bw'amashu ari bukeya. Ubwo rero n'ibyo nari mvuze, ibyo bya tangawizi nayo ifite akamaro gakomeye cyane ku gifu, ku bwonko, ku mitsi yumva, no ku zindi ngingo zitandukanye z'umubiri, ndetse n'ingingo zishinzwe imyororokere, kuri prostate ku bagabo n'izindi ngingo zitandukanye, harimo no kuruhura ubwonko birumvikana. Hanyuma hakaba na bya bindi bishobora kuryohereza icyo kinyobwa, ubwo navuzemo nka melase ya sukari. Bundi mu ruganda iyo bari gukora isukari hari urwego bageraho baba bafite umushongi w'umwimerere bita melase, n'uwo ndi kuvuga. Cyangwa se waba udashoboye kubona ugakoresha ubuki, ntabwo ari ugukoresha isukari isanzwe. None se iyi sukari isanzwe baba bavanzemo iyo uvuga ngo ni melase? Ahubwo bafata melase bakavangamo ibindi bintu bakagira ibyo bakamuramo, bikazabyara isukari iri igurishwa mu mangazini. Iriya rero iba yaratakaje hejuru ya 90% by'intungamubiri twari dukeneye ziba zigize igishe cy'isukari yavuyemo. Melase ituruka heyo? Nayo nyine ni igihe bari gukora isukari. Iyo bari gukora isukari bafata igisheke, urugero niba ari isukari igisheke barayikamuramo umutobe. Uwo mutobe bafite uko bawuteka bakawugira gute ukazagera igihe ubyara ibintu bitaraba isukari neza ku buryo bayishyira ku isoko. Iyo niyo ikenewe gukoreshwa. Ubundi niyo yakagombye gukoreshwa. Yego. Ariko bitewe n'ibintu wenda inganda zikuramo n'inyungu za ba nyirazo n'ibiki byose baratubura mu yandi magambo. Iyi ngiyi dukoresha mu mangazini ni intuburano, niko umuntu yavuga. Muri make ko ntabwo ari umwimerere. Ahubwo ikintu ushobora gukoresha igihe utabonye iyo melase, wakoresha ubuki bw'umwimerere, ariko nabwo ubwo buba bukungahaye ku mavitamine yo mu bwoko bwa B, mu gatsiko ka B hafi ya yose, ndetse no ku zindi ntungamubiri nyinshi cyane n'amaproteine atandukanye kandi yo mwimerere. Ubuki bw'umwimerere se babubwirwa n'iki? Kuko ubwo ibintu byose byabaye amapirate. Hari ubwo yatubona umwimerere, uyakuba ati nawe n'umwimerere, ariko ukamenya ko ibyo bakubwiye atari ukuri mu gihe batangiye kubikonsoma. Ibyo nabyo ni ibindi ntabwo twabijyamo cyane, ariko ubw'umwimerere hari uburyo abantu bakoresha. Bamwe bafite utwuma tubupima, abandi nabo baba bashobora kuburebera kuno zenda gufata ubuki ukaba washyira nko ku rupapuro ukabona ntirutose, ibintu nk'ibyo cyangwa se bukaba budashobora gucika. Nacyo ni ikindi kimenyetso cya bumwe mu buki bitewe n'ibiti bwavuyemo cyangwa se amashyamba bwezemo. Ni ukuvuga aho inzuki zagiye. Uruki tubwira ngo ku isukari ya melase. Isukari ya melase niyo naringezeho nyine ndi kuvuga nti utayibonye ishobora gusimburwa n'ubuki bw'umwimerere, kuko ni ingenzi cyane, kuko baba bufite intungamubiri zose zikenewe mu mubiri w'umuntu, cyane cyane by'umwihariko ku bwonko. Ibindi noneho nanone nicyo bita mu izina ryacyo bwite bita Viagra naturel. Yego. Viagra naturel. Ubwo rero Viagra wenda ni izina nkuko nabivugaga, buriya hari abantu bashobora kuba bafite ikibazo cyo kudashobora imibonano, ariko batazi naho bashakira imiti, batari incakura, batazi nuko niyo Viagra ibaho. None hari abandi babicakura bakajya gukoresha izo za Viagra, ukibwira ngo ikibazo kirakemutse, nyamara ahubwo witeye ibindi bibazo bikomeye cyane, umubiri wawe uteye ibindi bibazo. Wakagombye gukoresha rero iyo bita Viagra naturel. Iyi Viagra naturel rero ushobora kuyikoresha wifashishije ibimera bimwe na bimwe byiganjemo, ibyo kurya bimwe na bimwe byiganjemo imbuto. Ubwo ni ukuvuga nko gufata itunda ryitwa pastèque cyangwa se watermelon. Iyi pastèque cyangwa se watermelon urayifata ugakora ikintu bita urusukume, rwo mu izina ry'icyongereza bacyita smoothie. Vuga urwo rusukume urayisya, ariko ukayisya wayivanze n'ibindi bintu harimo nk'inkeri
ndetse n'umuneke n'ibyo bita noix nziza, ni noix de cajou, uretse ko ushobora gukoresha n'izindi nka za noix d'amande n'izindi cyangwa se za noix de coconuts, nabyo ushobora kubikoresha kuko biri mu bikosora ubwonko, ariko cyane cyane by'umwihariko nka noix de cajou ziri mu biribwa bya mbere ku isi bikungahaye mu bituma ubwonko bukora neza. ubwo rero ufashe nk'izo noix de cajou ni agafu kazo ukaza kuvangamo n'umuneke ndetse na pasteke n'inkeri. Pasteke nyine ni watermelon, kuba tayizi ni igihaza ushobora kurya ari kibisi kitagombye gutekwa. Abantu benshi watermelon ngira ngo bamaze kuyimenya. Ubwo rero watermelon birumvikana no gukoresha agasate gatoya, ugakoresha inkeri nk'ikirahuri, ugakoresha umuneke umwe cyangwa ibiri irahagije. Hanyuma noneho rero ukaza gufata na noix de cajou, zo ntabwo ari ngombwa gukoresha nyinshi cyane, ubundi aba ari ibiyiko bitarenze bibiri. Noneho urabisya mu rugero rw'ibintu bine, ni ukuvuga pasteke cyangwa se watermelon, umuneke ndetse na za noix. Ubwo navuzemo noix de cajou ko arizo ushobora gukoresha ko arizo nziza. Hanyuma noneho rero ndetse n'inkeri, ibyo ngibyo urabifata ukabisya. Ushobora gukoresha ka kamashini gashinzwe kubisya, cyangwa se ukaba ufite agasekuru kawe keza gafite isuku gasukuye neza, ariko iyo ari kariya kamashini birakorohereza kuko ko ushyiramo kakabisya kakabagira ikintu kimeze nk'igikoma. Washyizemo n'utuzi duke kuko pasteke iba yifitiye amazi ubwayo, wongeramo utundi tuzi duke, ndetse bikaba byiza ayo mazi abaye ari amazi arimo tangawizi, biba byiza kurutaho. Noneho ubwo atari tangawizi yaba amazi ya marakuja, kuvuga za fruit de passion cyangwa se itunda bita ngo itunda ry'umubabaro. Hanyuma noneho ukabisya neza bikaba nk'igikoma gifashe. Ibyo rero nibyo unywa, ni ikirahuri kimwe mu gitondo, ikirahuri kimwe nimugoroba. Wabikora iminsi 3 cyangwa 4 mu cyumweru. Ushobora kurangiza ukwezi ukaba ufashe pause, cyangwa se ukakurangiza ikibazo cyarakemutse. Ibibazo bikemuka vuba cyane kuko byo ubwabyo byifitemo ubushobozi, ibyo biribwa mvuze byifitemo ubushobozi bwo gusana imikorere ya prostate ndetse n'ubwonko n'izindi ngingo nyinshi cyane, kuko uba wivuye n'izindi ndwara nyinshi izuzi n'izo utazi: umwijima, impyiko, umutima, ubwonko n'ibindi byinshi. Dusa n'abagana ku musozo, urabona nka Viagra iyo twaherewe tuvuga, urabona ni iba ari produit iri chimique, yego, yo ariko yihutisha gukemura icyo gikorwa. Habayeho gukoresha ibi by'umwimerere kandi ari umuntu nawe ushaka kwihutisha igikorwa. Urumva ndakeka ko bishobora kuba ntabwo byaba bifata igihe kirekire kugira ngo bishobore kuba byakoresha ingano zabyo. Ayo makomposition utubwiye yo kuvanga tangawizi, ugafata inkeri, watermelon, umuneke, bishobora kubikoresha nko umunsi wa mbere ugahita utangira kuba wakumva ko igisubizo cyabyo. Igisubizo cya mbere biterwa n'urugero umubiri wawe cyangwa se ubwonko bwawe bwononekayeho cyangwa izo ngingo zindi. Ikindi, abantu tubuze akantu ko kwihangana. Ikibazo ukaba ukimaranye imyaka 10 ariko ugashaka ko gikemuka mu munsi umwe cyangwa mu masaha, cyangwa mu masaha, kandi mu by'ukuri waramaze kuremba uri indembe nyakwigendera, ugasanga rero ni ikibazo. Ikindi ni uko iriya Viagra nubwo ibirakemura ibibazo mu buryo bwihuse, ariko uko yihuta niko yihutisha ibibazo nanone bizaguteza akaga mu gihe kizaza. Uko yihutisha gukemura ikibazo cy'ako kanya, niko yihutisha kwangirika, yangiza umubiri mu buryo bwihuse cyane. Noneho ikindi, biba bisabwa ubundi kugira ngo ikibazo gikemuke neza, biba bisabwa ahanini kwihangana kwa nyiri ikibazo bwite, ndetse niba ari n'umuntu warembye akaba arwajwe wenda yavujijwe n'undi, kuko hari abavuzwa n'abandi, umugabo akaba afite icyo kibazo ariko akananirwa gutinyuka kwivuza, ugasanga umugore we niwe ugiye kumuvuza, cyangwa umugore yaba afite ikibazo runaka mu birebana n'imibonano y'abashakanye atashobora kunoza igikorwa neza nk'uko bisabwa, ugasanga nawe umugabo niwe umuvuje kuko yagize isoni zo kubivuga. Ubwo rero bisaba kwihangana kwa nyiri ubwite no kwihangana kwa wa wundi ushinzwe kumukurikirana, ndetse no kwihangana kumuvuza cyangwa se umuganga we. Ubwo rero biba bisabwa ko ubwonko na za ngingo bisanwa, kandi ingingo z'umubiri w'umuntu ntabwo zisanwa umunsi umwe gusa. Bisaba kugira ngo habeho igihe, ariko harimo no kwihangana, ahubwo mu buryo bwiza. Iyo umuntu afite icyo kibazo, biba byiza ko mbere agitangira ihangane, biba byiza ko nyiri ikibazo atangira afata pause sexuelle, ni ukuvuga agafata agahe ko kuba ahagaritse imibonano kugira ngo ingingo ze zibanze zigarure agatege.
ntabwo uba uravuga ngo ngiye gufata ngo buriya ngo ngiye Viagra naturel nababwiye cyangwa se puissance 4 ngo ngiye kuyifata uyu munsi ngo nimugoroba ngo igikorwa cyaba kiraza gukemura, ahubwo bisaba kuyifata ugatangirana na pause y'imibonano, ni ukuvuga ukiha ikiruhuko cya kintu bita repos medical, ubwo nk'igihe kingana iki ukiha ikiruhuko nibura ubundi ikiruhuko kiza aba ari iminsi itari munsi ya 14, ariko bitewe no kuzahara k'umuntu nk'uko wabivuze bikaba byaterwa n'ikigero ariho cy'ikibazo afite no kwangirika k'umubiri urugero biriho. Ubwo rero biba bisaba kubanza bafata pause, hanyuma noneho rero ikindi no kubageza igihe cyo gukora imibonano noneho wenda ya pause yari irangije nabwo bigasaba kugabanya, vuga niba wari wemereye imibonano 2 cyangwa 3 mu cyumweru ukaba udashobora kurenza 1 mu cyumweru kugira ngo bidarushaho gushehisha umuriro, imbaraga zigaruzwa zibe nyinshi kuruta izitakara. Ubutaha tuzaganira ku mibonano inshuro zemewe kugira ngo umuntu agumane ubuzima buzima. Tugana ku musozo rero nagira ngo nibura ku bantu bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibi ngibi ushobora kuba watanga nimero yawe ya telefone ku buryo bafite ikibazo cyo kuba yakubaza niba ari ngombwa kuba wayitanga, ndetse ashaka n'ubufasha ku buryo ashobora kuba wagira gute, ku buryo ushobora kuba hari ikintu ushobora kuba wamufasha, ndetse ukomeze unatanga inama. Noneho twanzure aha ni Iwacu Africa, ndetse n'iki kiganiro muzagisanga kuri ubuzima butoshye. Nimero ndazibaha, ariko nanone banamenye ko nigeze mbabwira n'imiti y'umwimerere nayo irakoreshwa. Icyo iyo miti y'umwimerere irusha wenda ibi biribwa bisanzwe nuko icya mbere ibiri concentré, ukuvuga ngo bya bindi bikeneye kugira ngo bikosore ikibazo muri ya miti baba barashyizemo, bareka wenda byite produit, ko ahanini imvuze umuti bahita bumva farumasi ako kanya abantu n'icyo kibazo byite produit cyangwa se ndetse ko noneho biba bisaba ko zo ziba zifite icyo bita ORAC value iri hejuru. ORAC value ni igipimo cy'ubushobozi bw'umuti mu gukemura ikibazo umubiri ufite cyangwa se mu gukiza indwara. ORAC value rero iba yikubye inshuro 1000 kuruta bwa bushobozi buri mu kiribwa kimwe wakoresheje. Noneho indi ngorane dufite muri iki gihe ni uko ibiribwa dushobora gusoma mu bitabo, urugero wenda ni karoti nsomye cyane, ni tomati, ni inyanya, rwa runyanya nasomye mu gitabo ntabwo ari rwa runyanya urasanga ku isoko, kuko urwo urasanga mu isoko ni rwa rundi rwahingishijwe ifumbire mvaruganda, ni rwa rundi rwatewe umuti kuva rukimera kugeza igihe rwereye banarusaruye bari kugira ngo zihishe aho bazisaruye bakazirunda hariya bagakomeza kuzitera umuti kugeza ku munsi bazazijyanira mu isoko. Ubwo rero urwo runyanya umenye ko ruba rwuzuyemo narwo ibyonnyi runaka ku buryo abatari urunyanya rw'umwimerere nka rwa rundi wasomye mu gitabo. Yego. Noneho bigatuma na bwa bushobozi bugabanuka, ariko ubwo ni hagati y'ibibiri uhitamo kimwe, aho kugira ngo uzakoreshe ya hindi irakwica neza ukoresha cya kiribwa cyo kiba kifitemo n'akabaraga gake ko kurwanya bya bindi bishegesha umubiri. Hanyuma noneho ubwo ibyo tuzabigarukaho nyuma, ahubwo reka tubahe nimero za telefone mushobora kutuboneraho. Ni inama tubaha, nta vuriro dufite ngo wenda ngo mutubwire ivuriro mukoreraho ngo riherereye, ahubwo bitewe n'ikibazo ufite tumaze kucyumva biba ngombwa ko tuguha inama mu birebana n'imirire iboneye ikosora bya bibazo ufite, burwayi ku ndwara zitandukanye, waba urwaye umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, ufite icyo kibazo kigendanye no kudashobora imibonano y'abashakanye, cyangwa se ufite ibindi bibazo, umwijima, igifu, byinshi bitandukanye, za prostate n'ibindi. Izo nama dushobora kuziguha, hanyuma noneho nawe ukajya kugerageza amahirwe yawe, ukongera ukagira ubutaraga, ukongera ukaba muzima, ugashobora nawe ukagira ijambo mu bawe ndetse no kuri wowe ubwawe, ibyapfunwe rikagabanuka. Murakoze rero. Nimero za telefone ni 0788351276. ubwo nyine ni kubari mu Rwanda 0788351276. ubwo iyo uri hanze y'u Rwanda wongeraho plus cyangwa se plus 250, ubwo ni plus 25 0788351276.
Bikorimana Diogene turagushimiye naho gutaha. Nanjye ndabashimiye kandi n'abaduteze amatwi turabashimiye cyane, ubwo naho utaha kandi nizere ko nakagaruka.